Abanyarwanda twese umutima umwe wo gukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu umwe igihugu kimwe. Nitwa Kankindi Leonsi, ndi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu. Inzego z'ibanze nazinjiyemo mu mwaka wa 2006. Ntangira ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Nayoboye imirenge 2, umurenge wa Gitambi kuva 2006 kugeza 2009 ishoje. Ntangira 2010 kugeza 2013 nyobora umurenge wa Rwimbogo. Hanyuma nza kugirirwa icyizere n'abaturage 2014 bantorera kuba umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu hano mu karere ka Rusizi. Icyo gihe manda yari igeze hagati. Hanyuma nkora imyaka 2 wa 2015-2016 manda birasojwe. Hanyuma ndongera ngirirwa icyizere n'ubundi kuva 2016 kugeza uyu munsi n'ubundi bongeye kuntorera kuba umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu. Muri rusange rero navuga ko maze imyaka 16 mu nzego z'ibanze. Mfite umuryango, umugabo n'abana. Muri urugendo rw'inzego z'ibanze bamba hafi, ndetse n'umuryango mugari wo mvukamo n'inshuti n'abavandimwe bamba hafi. Ni akazi kenshi, ni inshingano nyinshi, ariko bishimira ko nabyitwaramo neza, niyo mpamvu bagerageza kumba hafi. Icyo nabwira abantu bitinya ko mu by'ukuri batagombye kubitinya, ahubwo ari umwanya mwiza wo kuba nabo batanga umusanzu wabo, bakagira icyo bafasha sosiyete, bakagira icyo bafasha igihugu cyacu. Muri iki gihe tugiye kwinjira mu matora y'inzego z'ibanze, nashishikariza abakobwa, badamu, bagenzi banjye nabo kujya mu kibuga bagahatana, bakiyamamaza, bakagirirwa icyizere, bagatorwa, nabo bakinjira mu rugamba rwo kubaka igihugu muri izi nzego z'ibanze, bafasha umuryango nyarwanda, dore ko arizo zegereye abaturage. Nta kigoye kirimo, iyo uzi icyo ushaka urabishobora.